Nibyo turi ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa mbere cyangwa se Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026. Ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza aho tugarutse muri studio za Region Info, muri kumwe na Bosco Mutaramu cyane. Tugiye gushura rero amwe mu makuru akomeye cyane, bimwe mu bintu biri kubera ku mirongo imbere ku rugamba mu ntara Kivu y'Amajyepfo, mu mujyi wa Uvira mutazi cyangwa se mutigeze mubwirwa. Ndagira ngo mubwire ko bikomeye cyane hara muri tura duce mw'abantu mwe, ntago M23 yagize cyangwa yikora bita muri Makabora ya mbere, ntago uyu mutwe wa M23 wagize cyangwa ufata umwanzuro uvuga uti tugiye kuva muri Makabora gutyo gusa bira mupango cyangwa se biraho ngaho, ahubwo nuko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyari gikomeje gukora ama operation yagiye atandukanye, nuko ingabo z'u Burundi nyinshi cyane zari zageze muri ibi bice zikora ama operation yagiye atandukanye, nuko abaturage abitwa Wazalendo bari bahagurutse bakavuga bati turakora ibishoboka byose, kandi koko na Amerika ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye mwagiye mubona muri Uvira biri kweramo imirwano. Ndagira ngo mabwire ko ibintu biri kuhabera bitoroshye cyane, ibyo turaza kubigarukaho. Hanyuma kandi nanone umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko presidence y'iki gihugu imaze kuba yabishyira hanze mu masaha agera kuri 4 ashize, President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, ngiye mbibonye ashize amasaha 4, President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyu mukuru w'igihugu yageze i Rwanda muri Angola, ahura mu by'ukuri na Joao Lourenco. Uyu mugabo muramuzi mu bigano byagiye bitandukanye byagaragaramo inyeshyamba za M23, byagejeje ku munsi wa nyuma umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agiye gusinya amasezerano we n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku muzo wa nyuma bikaza guhagarara, Felix Tshisekedi Tshilombo ariyo kubwizihe mpamvu, ariyo kubera iki, ibyo byose kankubwire ko turi kumwe hano kuri izi mikoro za Region Info kugira ngo tube twareba uko bihagaze, tube twareba mu by'ukuri ukuri kwabyo, ukuri kw'iki kibazo. Ntuze kujya kure, kubana mutarakanda subscribe cyangwa se sabone kuri Region Info, ndagira ngo mbabwire ko ari cyo gihe, ndagira ngo mbabwire ko ariko kanya. Niba ushaka gukurikirana amakuru kuri kubivugwa nibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukabutarakanda subscribe cyangwa se sabone hano kuri Region Info, mubwire ko urimo uracikanwa. Ibitekerezo murabizi ni muri comment ndetse n'inyunganizi, imitima kandi nanone mu gihe bitari ibyo ni mu gihe kandi like nazo mugomba kuba mwaziduhundagazaho kugira ngo turusheho kugenda kabisa twaguka ndetse n'amakuru agera kuri benshi. Hanyuma niba utarakandagira muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere, nicyo gihe nako kanya kugira ngo urebe link tuba twaguterekeye muri comment. Iyo link ibigomba kukugeza muri groupe yacu ya Songa Mbere, aho ubona amwe mu makuru akomeye cyane aba agezweho cyangwa se ari kugenda atangazwa. Ndagira ngo noneho tubicemo bimeze nka update news cyangwa se nk'amakuru agezweho ako kanya, nibwo biza kutworera cyangwa se nibwo biza kuryoha. Nibwo biza kuryoha rwose. Murabizi ko tuva mu bwiza tujya mu bundi, kabone nubwo kugeza uyu munsi iyi birwanda kuba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba yahangayikisha benshi. Muri Angola Felix Tshisekedi arizeza ubuhuza. Ese ibi Felix Tshisekedi yaganiwe na Joao Lourenco mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, murabizi no biba byibanda biraza gutanga umusaruro, biraza gutanga umusaruro mu ruzinduko rw'akazi Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yagiriye i Rwanda ku itariki 5 Mutarama cyangwa se z'uku kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yahuye na mugenzi wa Angola Joao Lourenco, perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, akaba n'uwahoze ari umuhuza mu kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Niba utabizi, perezida wa Angola Joao Lourenco kugeza kuri uyu munsi yatorewe cyangwa se ahari nk'uyoboye umuryango mu by'ukuri wa Afurika yunze ubumwe. Icyo kintu ugomba kuba wakimenya, ni mediator. Ikindi ugomba kuba wamenya, ahari nk'uwigeze kuba mu by'ukuri uhagarariye ubuhuza hagati mu by'ukuri impande zombi, ni ukuvuga
uruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rwa Kinshasa, kandi icyo gihe ibiganiro byari birimo n'uruhande rw'u Rwanda. Umukuru w'igihugu cya Kongo yavuze ko izi ngamba za diplomasi ari igice cy'impinduka zagutse zishingiye ku nzego ebyiri z'ingenzi. Inzira ya Washington yagaragaye mu gusinya amasezerano y'amahoro hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda mu buryo bw'ubuhuza bw'abanyamerika mu Ukuboza 2025, n'inzira ya Doha igena ibiganiro na AFC M23 mu buryo bw'ubufasha bwa Qatar. Icyo ugomba kuba wamenya cyo, uru rugendo rwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo muri Angola hagati ye na Joao Lourenço rugamije cyangwa se n'urugendo rushyira imbere gushimangira amasezerano ya Washington ndetse no gushimangira amasezerano ya Doha. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo nibyo yagiyemo nta bindi, nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bagaruka kuri iyi ngingo cyangwa se bavuga byinshi ku bijyanye n'iki kibazo kiri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Nibyo rero byari byajyanye Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo muri Angola nk'uko byavuzwe. Gusa kugeza kuri uyu munsi hari andi makuru yavuzwe kandi akomeye cyane, ati kuri buri umwe uwo ari we wese ugaragara mu batatse Ituri mu by'ukuri ngo agomba guhura n'isanganya. Ibi kandi bikavugwamo na M23 ni nyuma y'uko ikibazo cy'umutekano muke kigaragaye nanone muri Ituri. FARDC igisirikare cya leta ya Kongo kikaba cyavuze ko biteguye gukora ibishoboka byose bagahagarika iki kibazo. MONUSCO hagati aho ngaho, kimwe mu bintu nakubwira tutarajya muri byinshi, MONUSCO ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakomeje gukorana neza cyane rwose. Ibyo ugomba kuba wabimenya, byanze bikunze ibyo ugomba kuba wabimenye. MONUSCO kugeza kuri uyu munsi irimo irakorana neza mu buryo butaziguye n'ibitero by'indege zitagira abapilote byagabwe n'abafatanyabikorwa bayo ba FARDC ku baturage nk'uko byavuzwe na M23. Ariko kandi MONUSCO na FARDC kugeza uyu munsi mu gukorana neza bakaba bahakanye amakuru avuga ko baba bari kugaba ibitero ahatuwe n'abaturage. Loni murabizi ko yohereje mu by'ukuri ingabo zigiye zitandukanye kugeza umunsi nyuma y'uko Masisi hagiye humvikana ibitero bikomeye cyane. MONUSCO yagaragaye iri kumwe na bamwe mu bakomando kabuhariwe ba FARDC, barangije bahita bahakana amakuru arimo atangazwa n'inyeshyamba za M23 avuga ko mu by'ukuri haba hariho kugerageza kugaba ibitero ahatuwe n'abaturage. Nkeka ko icyo kintu kidashobora kuba cyabaho cyangwa se iryo kosa ridashobora kuba ryabaho, burakwibeshya bibaho. Ariko kandi nanone ngira ngo habaye kwibeshya mu by'ukuri Kinshasa ntabwo yatinya kubivuga. Ariko kugeza uyu munsi niba Kinshasa ibasha guhakana ikavuga kandi igasobanura neza yizeye ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo mu by'ukuri kitarimo kwibasira abaturage, nkeka ko ibyo mu by'ukuri byaba harimo kwibeshya cyane. Ni mu gihe muri Uvira, muri teritwari ya Uvira, uduce tumwe na tumwe twagiye turushaho kugenda dufatwa cyangwa se twigarurirwa na FARDC. Hari ibice byari byagiye bifatwa n'inyeshyamba za M23, ariko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyaje kije. Niba utabizi, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyaje kije kugeza umunsi barimo barakora impinduka zikomeye cyane, barimo barakora icyo bita urugamba. Amerika nuko kandi nanone haragaragara ubwoba bwinshi cyane, nimvuga ngo ubwoba bwinshi cyane bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoreye muri Venezuela byatumye bamwe mu baperezida bo muri Afurika kugeza uyu munsi batangira kugira umushyitsi, kuko kandi nanone kugeza uyu munsi bamwe mu baperezida bavugwaho ikibazo nk'icyo ngicyo cyangwa se ngo bashaka kugirwaho ingaruka n'ubutegetsi ndetse n'ingamba Amerika ifata. Havuzwemo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ngo kubwo kuba ashinjwa kugira uruhare mu gushyigikira M23 n'igihugu cye nk'uko leta ya Kinshasa ibivuga. Ariko mu gihe mu by'ukuri kugeza uyu munsi bitarakorwa, ntabwo twakwicara ngaha ngo tubyemeze. Ariko uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwe mu bategetsi, bamwe mu banyacyubahiro bagiye batandukanye bakomeje kugenda mu by'ukuri
bagaragaza kino kintu bavuga bati birashoboka cyane Amerika ibyo ikoreye Venezuela ishobora kuba yabikorera ku ruhande rw'u Rwanda. Ese koko nibyo? Ni ukuri ibyo Amerika yakoze muri Venezuela namwe mu mboni zayo mubona ko ifite ububasha, cyangwa se ububasha bwo birashoboka ko ibufite, ariko se koko byakunda dukurikije ingingo zihari? Harabavuze ati ingingo yo gushotora, ingingo yo kurenga ku mahame ndetse n'amategeko mpuzamahanga, gusuzugura imyanzuro ya Amerika ndetse no kubangamira inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byose bishobora gutuma habaho izo ngaruka. Ariko kugeza uyu munsi mu gihe bitarabaho haracyariho gutegereza. Ni nyuma y'uko hari amagambo yakomeje kugenda atangazwa nyine ajyanye n'iki kibazo. Amagambo yavuzwe ni menshi, ibyagarutsweho ni byinshi. Ibyo byo ugomba kuba mu by'ukuri wabimenya. Mu by'ukuri kugeza uyu munsi ikibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane mu by'ukuri. Ariko kandi reka tunyarukire no mu Burundi turebe ese ubundi aba baturage mubona bahunga izi ntambara zigenda ziba z'urudaca, ibi mirwano iba mu burasirazuba bwa Kongo, kumva muri Kivu y'Amajyepfo, ukumva muri Kivu y'Amajyaruguru, babayeho bate? Katunyarukire mu Burundi turebe abaherutse guhunga nyuma y'uko ikibazo cy'ibiribwa, ikibazo cy'ubufasha burimo ubuvuzi ndetse n'ibiryo bitandukanye cyakomeje kuba iyanga. Amakuru aravuga ko ubutegetsi bw'u Burundi bwimuye impunzi z'abanyekongo mu nkambi ya Ruhigi. Ibi byatewe n'iki? N'ibihumbi by'impunzi z'abanyekongo babaga mu nkambi ya Rumonge ndetse naho bita Gatumba i Burundi ngo baba bimuwe na guverinoma y'u Burundi mu nkambi ya Ruhigi iherereye nko mu birometero 60 mu majyaruguru ya Bujumbura. Nk'uko aya makuru abivuga, ngo izi mpunzi zari zarahunze intambara y'umutwe wa 23 muri Kivu y'Amajyepfo, aho babashije kurokoka nyuma yo gukora uko bashoboye kose kugira ngo bahunge. Ngo nta bufasha bafite bugenewe ikiremwa muntu nko mu nkambi ya Rumonge ndetse na Gatumba. Niyo mpamvu u Burundi bwafashe umwanzuro nk'uyu nguyu wo kubimura kugira ngo birinde ko mu by'ukuri buriya hari amategeko akomeye cyane ugomba kuba wamenya mu bijyanye n'impunzi. Mu mategeko mpuzamahanga abaho, biba ngombwa ko ngo impunzi ziba zihunze igihugu zikajya mu kindi, icyo gihugu kizakiriye ntabwo kiba cyemerewe kuba mu by'ukuri cyabashyira muri kilometero zitageze ku 150. Kilometero 150 nizo ziteganywa n'amategeko mpuzamahanga mu gihe ari abaturage bahunze, kugira ngo igihugu kibakire kibe cyabashyira muri iyo ntera. Burundi rero buragerageza kubyubahiriza, kuko kugeza uyu munsi nk'uko amakuru arimo amenyekana cyangwa se arimo agenda tugeraho, wa muntu we, biragaragara ko u Burundi bwo buba bwakoze ibishoboka byose cyangwa se bwabashije gukora iyo bwabaga kugira ngo babashe kugira iki, babashe gukemura icyo kibazo. Kandi mu bigaragara nta ku Burundi butarimo bugira. Kugeza kuri tariki rwose ya 6, icyo wanenga u Burundi cyaba mu by'ukuri nkeka ko cyaba kirimo nacyo ikibazo. Hanyuma rero perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nk'uko natangiye mbibaganiriza, yagiriye uruzinduko rw'akazi muri Angola kuri uyu wa mbere. Ejo hashize nyine yahuye na mugenzi we João Manuel Conclave Lourenço, perezida wa Repubulika ya Angola, akaba na perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ubwo yageraga i Rwanda mu masaha ya mbere ya saa 6 ku munsi w'ejo ku itariki 5, nk'uko bivugwa na perezida wa Angola cyangwa se perezidanse ya Angola muri rusange, umukuru w'igihugu cya Kongo yakiriwe mu ngoro ya perezida Cidade Alta kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'amasaha menshi y'ibiganiro yagarutse kuri Kinshasa. Nyuma y'inama, Felix Tshisekedi yabwiye itangazamakuru ryo muri Angola ko insanganyamatsiko nyamukuru y'uru ruzinduko rwe ari amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Felix Tshisekedi Tshilombo rwose yanze kubica ku ruhande, aravuga ati ikingenza cyangwa se gitumye nongera gukandagira cyangwa se nkandagira hano muri Angola, mubimenye nta kindi ni ukugira ngo mu by'ukuri amahoro n'umutekano biboneke byanze bikunze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese biraza gukunda koko nk'uko Felix Tshisekedi Tshilombo abyifuza cyangwa? Perezida wa Kongo yagize ati ibibazo biri ku butaka biracyari mu by'ukuri intambara, ashimangira ko gushyigikira akarere n'umugabane kugira ngo haboneke igisubizo kirambye bikwiriye. Uruzinduko nubwo ari rugufi ngo ruza mu by'ukuri rugaragaza urugomba kuba icyifuzo cy'abayobozi bombi cyo gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi no gushishikariza umuryango umwe bwa Afurika gushakisha amahoro uburasirazuba bwa Kongo, aho ibikorwa by'urugomo bikomeje kurangwa ndetse no kuba mu by'ukuri byagaragara. Leta ya Kongo ivuga ko yahagurukiye ku kigero hafi c'100% ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ariko bibaye nyuma yuko Kinshasa imaze iminsi ikuye inyeshyamba za FCM23 hafi na Tanganyika, aho za Crimée mu by'ukuri bari barimo basatira kuko bari bamaze kwambuka bashaka gufata aho bita Ibaraka, ariko FARDC ariko M23 mu by'ukuri ngo yashaka kugera ntabwo ariko byagenze, kuko FARDC FDNB na Wazalendo barabambye bakora urukuta, baravuga bati wapi ntago mushobora kuba mwaca ahangaha. Ese koko mu by'ukuri ibi biraza gutanga umusaruro, tubone ibintu birimo bigenda bijya mu buryo, cyangwa se hari indi shusho ishobora kuza kubaho ku bijyanye n'iki kibazo mw'abantu mwe kirimo kigaragara ahangaha ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Icy'ingenzi ni uko amahoro n'umutekano biboneka, hanyuma ibindi byose bikaza nyuma. Mu gihe amahoro n'umutekano bizaba bimaze kuboneka, nkeka ko nta kindi kizaba gisigaye, ariko kandi nanone bikaba bikiri ingorabahizi kubw'inyungu za bamwe ndetse na bimwe mu bihugu bigira uruhare muri amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Bivugwa ko bimwe mu bihugu bigira uruhare muri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo biramutse byemeye kuva ku izima, mu by'ukuri byaba bishoboka ko tubona amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ngo ariko bimwe mu bihugu bigira inyungu kuri iki kibazo ntabwo byita ku mubare w'abaturage bakomeje kuburira ubuzima muri ibi bikorwa, bita ku bijyanye n'inyungu zabo bwite. Kinshasa ariko ikavuga ko ngo yiteguye kuzakora ibishoboka byose ikarangiza iki kibazo ku bufatanye n'abaturage ba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazaba bemeye kumva cyangwa se bemeye kuyoboka inzira ya guverinoma, apana ibyo kuyoboka inzira y'inyeshyamba za M23. M23 rero nayo nk'umutwe utari agafu k'imvugwa rimwe, ukavuga ko byanze bikunze baza gukomeza gukora ibishoboka byose, ndetse bamaze iminsi mu myigaragambyo yateguwe igamije kugaragaza ko ngo abaturage mu bice byose bigaruriye muri Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyaruguru, ngo abaturage baba bashyigikiye, bityo ngo Amerika ntabwo ikwiye kwitambika umugambi wabo ndetse n'ubushake bwabo bwo gufata ibice bafashe, kandi mu by'ukuri abaturage bo babashyigikiye. Ariko bikavugwa ko ngo burya iyo myigaragambyo yakozwe ibisa no ku ngufu, cyangwa se yari yateguye, hanyuma bagahita banaburizamo indi myigaragambyo yari yiteguwe n'urubyiruko rwo mu mujyi wa Goma, yari igamije kugaragaza ndetse no kwerekana isura ivuga ko mu by'ukuri inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zaba zidashakwa n'abaturage. Ngira ngo ni amayobera ariko atari amatagatifu gusa, mu by'ukuri nayo ayoberanye kuri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko turibaza tuti biraza kugarukirahi uko byagenda kose. Mu by'ukuri ngo inzira zose zigera i Roma, inzira zose zigera i Roma. Byanze bikunze rero iki kibazo tubona mu burasirazuba bwa Kongo kigomba kuzakemuka
uko byagenda kose b'imyaka mike myinshi ibihugu byivangemo, imiryango itandukanye yivangemo, indi igende bigura intege cyangwa se kenyege, dore ko niba n'intambara y'isi ya mbere yararangiye, iya kabiri y'isi ikarangira, ni gute utumva ko n'iki kibazo mu by'ukuri kizabasha kugera kuba cyagera ku musozo? Niba wumva ko byagenda gutyo, kanda like cyangwa se wifuza ko byagenda gutyo. Hanyuma njye ndi Bosco Mutarama cyane, ni Region Info. Mu by'ukuri turi ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ndagusuje kandi mwifuje kugubwa neza wowe dukurikirana. Turaza kongera gusura amasaha imbere turebana update mu buryo bwa nyabwo kandi bwiza bunoze zibiraba bigezweho. Nge nshatse nakubwira nti cyangwa se mu by'ukuri ndifuza kukubwira nti ciao ciao, hasta la vista.